dutangiye umwaka wa gatatu, dutangije umwaka wa gatatu wa seminari yampaye yanshyize ku rutonde kumunganira gucuranga mu kiliziya. Oya, nagiye muri fanfare, ahubwo muri fanfare ubwa mbere nkandagira muri uyu mujyi wa Kigali ni muri 1948, maze umwaka mu seminari twaje kuvuza fanfari. Bamwe ntibumva icyo ari cyo, ni nka music band, biriya abasirikare bavuza. Icyo gihe mu seminari Kabgayi twari tuyifite, kandi niyo yonyine yariho mu Rwanda, ku buryo umunsi mukuru w'Ababiligi baradutumira baza mu 1948 gukina indirimbo y'imno zabo, Brabanson, n'ibindi, tubikina muri fanfare. Yewe najemo rero nakinaga Clero idafite ntuza, ariko Clero gusa isanzwe n'ibindi. Noneho ndaza nibwo nakandagiye muri uyu mujyi, nakinaga Clero. Nyuma yaho nakinnye bugle, iyo bita bugle gatoya, bakina umuta. Ijambo ryavukiye aho ngaho mu seminari ahari, kubera ko rikina contretemps. Ibyo rero narabikiniye muri fanfare. Urumva ibyo ni ritimi igenda icengera injyana. hanyuma haza kungira umuyobozi umwunganiye wa fanfare umwunganiye mu myaka 16 wa fanfare, gutera igipimo hanini n'iki, ariko navugije ubundi bwoko bw'igicurangisho. Cy'ingenzi yangize organiste, umwunganira mu gucuranga mu 1951 na kabiri cyane, na kabiri mu seminari nto y'i Kabgayi, ariko niyo twajyaga mu minsi mikuru muri katedrali naracurangaga guherekeza. Kandi ntabwo ari kimwe n'ibi byivuza, ahubwo wagombaga ubwawe gushyiraho amanota mu ndirimbo guherekeza. Na harmonium ntabwo ari, na organ ntabwo ari ibi byivuza ukina tumwe ibindi bikivuza. Oya, wagombaga gushyiraho. Bisaba rero ko wagombaga kwiga ubuzi teori, kuvanga amanota. Ibyo rero narabikoze cyane, ku buryo undi mupadiri watwigishije, umutaliyani witwa Carlo Bellomi, umutaliyani, acuranga cyane harmonium na organ. Yishimiraga rimwe na rimwe ko musimbura yabaga atabonetse agiye nko gusoma misa cyangwa ngacuranga mu mwanya we. Yatumye nkunda muzika y'abataliyani ya Cherubini n'abandi, ko yabicurangaga mu rusozi n'Intaliyani. Ku buryo nabikunze, ku buryo n'izina ryanjye, amazina yanjye Mbonimana Gamaliel, najyaga nsinya Gamboni. Nyuma yaho interineti ziziye, nashatse gushyira izina ryanjye kuri interineti, amazina yanjye kuri email, nandikamo Gamboni, byanga gucamo kuko hari abataliyani benshi bitwa batyo. Urumva inkurikizi kubera muzika y'abataliyani yari yarangiyemo. Ni ukubera uwo mupadiri wacuranga. Yatwigishije rero muzika mu ishuri cyane, ibyerekeye ibipimo. Ibyo ni bya bindi nza kuvuga, byerekeye ritimo nza kuvuga. Noneho mu seminari ntoya nahimbye akaririmbo kamwe, n'indi
ntiyagaragaye kuko nahimbye mu majwi andi, ariko baza kuvuga ngo umupadiri w'umubirigi wayoboraga seminari bayiririmbye ubwa mbere dusezera ku batubanjirije, barimo ba Bernardin Muzungu, Padiri Bernardin Muzungu, barimo ba Maître Protais Butembe, twarakurikiranaga mu ishuri. Noneho mbahimbira indirimbo yo kubasezeraho, myihimbira mu Kilatini, nicyo cyakoraga. Ikilatini nicyo twabayemo, n'ibifaransa yitwa Laudate. Laudate Dominum, laudate, laudate, laudate. Nuko bayumvise mu majwi ane, baravuga ngo ni inkoporano, ngo nayikopoye nayishishuye, nyamara nayihimbye nibereye imuhira mu kiruhuko. Nibwo ka mbere. Naho ubundi nyuma yaho twageze mu seminari nkuru ya Kibanda, nabwo tugira amahirwe yo kwiga. Ndavuga uruhare rwo kwiga muzika, tugira amahirwe. Hari umupadiri witwa Pierre Boutre, yarabaye n'umukuru wacu, ariko hari isomo rya rusange, atwigisha isomo ry'amateka ya muzika. Urumva amateka ya muzika ya Gregorien, bita Gregorien. Aho ngaho nahungukiye byinshi, kuko nize ibyo bita mode, uburyo bwinshi bwo guhindura ijwi rikarangira ku bundi buryo, aho kuvuga game ebyiri ngo iby'ijishimo tuvuge iby'ububabare, tuvuge ibyishimo. Hari indirimbo bansabye kubandikira mu manota n'Ikinyarwanda. Bene Creator mu Kilatini, ngwino we Roho Muremyi, ibindi nk'iyo ni indirimbo y'ibyishimo. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Bityo noneho urumva rero ni ikintu cy'ibyishimo. Hariho n'izindi z'ububabare, yo misa y'abapfuye. Dies irae, dies ira, salve seclum in favilla, teste David cum sibila. Cyangwa iyo gusaba Imana Nyagasani tubabarire. Kyrie eleison. Ubu rero ikintangaza, hariho abaririmba indirimbo bahimba ubu ngubu ngo abahanzi, akakubwira naragiye ndagukunda maze ngo ni Inyarwanda, yari Inyarwanda. Yaririmba, ashobora kuba yaririmba nanjye nkaririmba, usanga duhuza, ariko niririmbira Ikilatini nk'iyo kiriye, ishobora no kubumba umunwa nkiririmbira, narangiza nti iyo ndirimbo ni inzungu, ni Inyarwanda. Wenda nkayishyira no mu njyana. Kuri muri muzika nyarwanda wapi, ni ikizungu cyaciye hirya kigucengeramo. Iyo kiriya ndirimba rero mu Kilatini niyahimbwe mu kinyejana cya 11 mu Burayi, yahimbwe mu kinyejana cya 11. Urumva ibyo turimo. Noneho kuba narize izo za mode rero, urumva byangirira akamaro gushobora gutandukanya ibiri ibinyarwanda n'ibitari byo, n'iby'igihe n'iki. Ubu ni Padiri Pierre Boutre yaranacurangaga mode, izo byiciro, ubwoko urwego rw'ijwi, iz'Abagereki, iz'iki,
noneho padiri Eustache byose navuze avuze ati no gushaka izindi nzira mpita ngana muri mode amahirwe nuko nari nazizi ubwo niyo somo twize rero mu Nyakibanda ndavuga ibyo kwiga naho ngaho seminari ntoya seminari nkuru ya Nyakibanda nibyo twize hasigaye nkigera mu Nyakibanda 54 hashize icyumweru padiri mukuru icyo gihe yari wabaye Musenyeri Perodin yari umukuru wa seminari nkuru ya Nyakibanda yahise kubera raporo batanze angira umucuranzi w'ikigo hashize icyumweru ncurangira seminari nkuru ya Nyakibanda imyaka 6. izi ndirimbo rero zose ari inzungu ari Inyarwanda ari za Reruya za Handel zose twarazicuranze twarazikinnye n'ibya kera kuri twe nyine ni urugero. hanyuma mu Nyakibanda nabahimbiye n'indirimbo y'urugo ikigo Nyakibanda Nyakibanda kibaya cyiza ahuze icyutuzo rushimira. ubwo nari murumbiye iraberekana ko nari maze gufata inzira y'Ikinyarwanda ya muzika ya Nyarwanda. navugaga ibyo nize. noneho nyuma yaho nahimbye n'indirimbo aho ngaho mu Nyakibanda zerekeye kiliziya zo mu kiliziya cyane muri 58. icyo gihe ku isi mu rwego rwa Katolika hari haje umwuka wo kuririmba cyane mu Bufaransa mu Bubiligi kuririmba indirimbo turirimbo dushyashya tutari za kera. ngubu numva baririmba indirimbo mu kiliziya mu rwego rwa Katolika nk'indirimbo yo ku musaraba iririmba ukubambwa kwa Yezu ku musaraba. urumva hari indirimbo rero amagambo ni meza ntacyo atwaye. ku musaraba Yezu umukiza wacu ku musaraba waradukije utwitangiraho icyiru cy'ibyaha. noneho abapadiri Abafaransa yenda n'umwe wabigize si bose ariko birakwira na n'ubu barabishyira mu majwi ane bararyoshya uko byakabaye uko bashaka ariko ni indirimbo baririmba ngo uko twaririmbaga n'ubu baracyaririmba ariko bakakubyura ku bundi buryo n'amajwi yandi. ku musaraba Yezu umukiza wacu ku musaraba waradukijije witanze iki. mu by'ukuri ni indirimbo yo muri kabare yo mu Bufaransa petit papa noneho ubwo bari barayikunze iwabo ya kabare barayiza nino barayoroshya ariko muri 58 bansabye gushyiraho muzika yindi kuri bene izo ndirimbo. nibwo rero byatumye mpimba indirimbo ku musaraba Yezu umukiza wacu ku musaraba waratwigaruriye witanze w'ikiru cy'ibyaha utsinda uwari waratwigaruriye. Nyagasani turabawe ku musaraba watweretse urukundo ku musaraba ntituhibagirwe dukomeze kuba uwadukunze ku musaraba Yezu. urumva iyo ngiyo baririmba bose bayihaye umugendo mwiza irimo Kinyarwanda irimo n'icyo kintu cy'ububabare cy'umucyo kandi ni bene ubwo buryo.
hari abanyandikira ubu kandi rya kera ngo bakundi abapadiri ubu biri kuri telefone yanjye ngo inganzo yanjye ngo iracyafite agaciro. Uwanyandikiye numva ari Faustin Nyombayire ati jyewe nayikurikiye cyane, nayikurikije cyane ibyo nahimbye indirimbo zigeze kuri 60 n'ige, ariko nuko impamvu nuko nakoraga ibyo byo gushakashatsi nkanga kwishishura niba mpimbye nya ubundi mpimbe, niba mpimbye muri injyana ubundi mpimbye muri, niba mpimbye muri ijwi ubundi mpimbe muri iri. Nko mu njyana mu gihe gihari hari 58 habaye ikintu cya mumpa y'abasa, tujya mu by'abasaberera uriya Cyprien Rugamba yari akiri Munyakibanda, tw'itorero rimwe twarakurikiranaga mu ishuri Cyprien Rugamba, ariko we ntiyari azi gucuranga n'ibyo kwandika muzika, ibi byaje n'andi mateka, ariko akakunda kuririmba uturirimbo tundi. Noneho agakora animation, tukora iby'ubusaberi, ngaragaza ukuntu umuntu ashobora guhimba indirimbo ya marshe yo kugenda ku karasisi kandi kuri muzika nyarwanda. Hazaho rero umuryango w'abasaveri kimwe n'abaskuti n'ibiki, abasaveri noneho baza tubyitoza kugira ngo tuzabitoze abana urubyiruko, twabanje kubyitoza dukora ingando n'amagambo n'andi twagombye kuyahimba. Ibyo twahimbye icyo gihe muri za 58 bagenderaho batazi aho biva. Noneho mpimba akaririmbo umutwe twari nari ndimo kitwa Indatana. Umutwe w'indatana uwabashyize hamwe, twasobetse imbaraga tugera n'ubutwari, umugambi duhuje n'urukundo rwabutse. Ishyaka dufite tuzahora turirwanira, abatuzi bose basanga turinda ni koko pe. Umutwe w'indatana uhabashyize, urumva uburyo bwabo butandukanye n'ubundi. Navuze ibyo kwiga muzika natandukiriye gatoya, ariko byahagaze aho Munyakibanda. Noneho tukajya twiga, bazanaga abo bita jeunesse musicale mu Burayi, batembera groupe zitembera ku isi muri Afurika, bakajya kutwumvisha hari ihuye muri Hotel Faucon, tukicara bakatwumvisha nk'abakina jazz. Twagiyeyo tuvuye Munyakibanda ni kilometero